ibintu rwose mabuja azaza n'umukozi w'umukobwa ibintu njyewe basi ngiye azana n'umukozi w'umukobwa basi tujye tuniganirira wenda uzuba ati ibirayi umeze neza. Kidama amafaranga wasabwe ngo nigure amayinite amafaranga wasabwe ngo nigure amayinite amafaranga yose nagoye wayamaze nyine ngeze kwa murokore nyine ahita ambwira ngo ibirayi nyine ngagiye kuma ibirayi byaruzu byarahenze mu 350 niba ari 350 niko yambwiye nimita mugaba ngo ibiro nshaka ahita bimpimira noneho nyine ahita mbwira ngagiye kuma ibirayi byiza ngo bifite amatayi nk'amabuja ako ibyo bigambo uvuga se ngo nzabe inzobe nk'amabuja. Bose handarya neza mabuja kuko nkoreye surprise akahita ambwira ati waje ukandeba mu cyumba namudirimuwe mabu na Kidamaje Allo ni byiza Shere tumeze neza mwebwe iragwa yego nukwihangana uyu munsi banyibye nahuye n'umuntu ngo ashaka akazi ndamuzana ngiye kumuha akazi anyibira mu nzira isafari se biragenda wari umeze neza turaho tumeze neza Kidamaje yaraho ameze neza kanze mugwa gusuhuza Kidamaje ngwino Nuvuga yana soje aragushanga pantaro boss biriho biri witaba muvugana aro ego boss we umva boss umva ameze neza rwose nta kibazo afite nguyu turi kumwe hano turi kumwe hano oya nta bagabo bajya baza mu rugo rwose ni ngewe nawe ntabo rwose boss ni izina ry'Imana ntabwo twe twajyanye nyine yaragiye ngaragenda mbona yagarutse yarakaye agarutse hanze ahita ngo bamwibye nyine n'ishakoshi yari yajyanye ntabwo yigaruye oya impeta ntabwo yayikuyemo ahora yambaye ndamucunga bose umva uzatuzana umufuka w'ibirayi byarashize utuzane n'akabido k'ubuto uzanzane n'akandi gatelefone kakandi nagataye mu mazi ndi kumesa aho yaye imvura iragwa rwose ntabwo ibintu iragwa ntabwo nari nabona umukunzi ariko boss kutagiye ku kiriyo cyanjye ikiriyo cyanjye oya ntabwo ari mama wapfuye ni ngewe wapfuye oya uyu munsi napfuye nyine mu rugo bagiye kumamba saa 8 ni Kidamaje muvugana ni ngewe Kidamaje muvugana ariko napfuye mu rugo iwacu mu cyaro bagiye kumamba banamvuze kuri radio
wakagombye kujya kumamba nyine. Wiseka bo wiseka napfuye nyagupfa. Nkukuri da wari kujyayo ukareba uko bimeze. Hanze tuvugane. Ego reka njye hanze tuvugane. Ego boss. Oya ndi hanze. Nyine magaze gutyo naba ndi mu nzu. Nono namanuka gutya nkaba nageze hanze. Ega boss, nyine wowe nugiye ngukura wowe. Urumva? Mugiye ngo nukura aho ngaho naho ngaho uri wenyine. Kuko yo nsohotse manasohotse nakwinjira nkaba ninje. Aya nagaye byabye byanjye. Umva ngubwire boss. Nukuri kw'Imana ryo mu ijuru izina ry'Imana. Uko umugore wawe wamusize nikameze nabagabo bajya baza hano. Reka ngubwire ninge security w'ubuzima bwawe nubwo umugore wawe. Ndamutekera akarya nta kibazo cy'ibiryo tujya tugira. Urumva ngewe ninge security wa runo rugo. Iyi baramwibye ntabwo twajyanye. Umunsi bamwibye ni nawo munsi nanjye napfiriyeho. Twese twagize ibyago. Boss winseka boss. Yego rwose nzajya mbikora. Kamugusubiza. Urya buno nanjye ninjiye mu nzu. Kanze mu rugo. Mabuja umwibutsa zanzane telefone. Ariko ubwo ntiwashiririje? Oya. Rukankure. Mubwira metero ayibuke na telefone yawe. Cyagura ko utashirije. Nyine mubwire kwibuka telefone. Aho gigende wumva uri mu biki? We. Sawa sheri natwe turagutegereje. Nta kibazo baye akazi keza. Nibutse. Tugende duva hejuru. Cyagura ko utashirije. Ngagera bosi wanjye. Bosi mwiza cyane. Bosi ndamukunda bosi wanjye. Bosi wanjye. Yeah, bosi wanjye. Bosi mwiza cyane. Kidama ngwino hano. Rutwe na Kidamaje. Ibyo kuvugana n'isoro. Ko maze ngo nagutekeye iki? Ngaho nyine ndi kugutekera ibirayi, namubwira ibintu ndi kugutekera, namubwiye nyine no hamugwa bwo kuri botike ngo amaye ibirayi ngo by'amatayi. Ariko ubwo nta soni byiga bwo kuvuga byose. Ariko nta bintu bibi navuze. Reka boss, nese ari ikintu kibi wigeze ukora. Nase byo nabyo nari mubajije. Ngira ibyo mwavuganye n'ibiki. Nyine namubwira ibintu by'amatayi by'ibirayi bamaye, namubwira ko njya nagucunga anambaza ko bakwibye ndamwatiye ko namubwiye yazajya gukiriyo cyanjye. Reka birababaje. Numve ko ibyo byonyine bibabaje n'uburyo napfuye birababaje. Kandi nkapfa ndi Kigali bakaba bagiye kumambira mu cyaro. Birababaje mabuja n'ukuri kw'Imana ahubwo sinzi impamvu utari kurira. Mabuja. Ngwino mubwire. Nene kukubwira. Umunyu yashize wa mafaranga nkajya kuzana undi. Ako nawe mafaranga kuki tubabihatse byose ngo bivire. Kanzanya furebe. Aye mama. Siku na gari mfuata phone. Akosuyuwe nawe. Stress. Allo? Kidamaje, umeze gute se? Cya musaza ndashonje abo amaye kubiri. Ariko mbongo reka ngubwire. Ebya bintu byawe ntabwo mbisho. Nese si duhena kwa magana bi.
nyine 200 wamaye yari yakamambiri none se wobona byahuriya hene biri ahubwo uburyo meze wamaye kubiri tu ese urashonje ubwo ntago wanyu mwatetse ntago watetse nyine ndashonje nawe urabizi hako ntukabigira akamenyero ubuyoboye ko mabuje hari se arahari naramubonye agira amahane none se nyurire uca kuri wa muryango wo mu gikari ntuce kuri wowe imbere se nyurire mwana nyuma cyangwa turi hariya mu gikari reba uhagaze gutyo rero ibumoso bwawe akaryango kari ruguru nyine ibumoso bwawe sawa ko ngako nakabona sawa rekanze none nahabonye ubuse ntago mwatetse nyine ntago twatetse nawe urabizi aho nubwo ntago mwatetse rura rugo ntago rugera rubamo ikintu bita ibiryo reka ngo bure kwimana ko twatetse none sari ngomba ko wamagara nga twatetse ndeba ko bigize ibyawe cyane ubundi bigiye gushya neza cyane umura neza genda shaka aga ngenze guteka nicyo data bujanzaniye muri noro ntago wandosha uje kuvumba hano saro koze guteka ngenze guteka nicyo data bujanzaniye muri no rugo aravuga ati muhungu wanjye musize muri rugo andesha neza mwatese biko biumura neza no kuvuga ngo ni ibintu by'ibirayi birimo utuntu tw'utunyama two mu nda urumva utuntu tw'utunyama two mu nda nkadushyiramo ikintu bita sutreso ngongo ki sutreso ni bikizi ibiryo nyine nivumburiye nabyoza ahubwo gusa nari nkumbuye inyama zo mu nda inyama zo mu nda nari zo kombo ye mawe uzi boss atabuje arambwa ati uzaguma aranje arambwa ati none ujye ureba mabuje wono ncunga mabuje namucungira umutekano n'amabuno ye nkajya mureba gutya nsotse namureba nkagiye ari yose mabuje arahari niyo mpamvu nyine wabonye ndi gucunga cunga nese aho ndi muntu hari ahubwo ndabiza ari muri sasa ari kureba televiziyo ari kureba televiziyo se hano ko yayigurishije tsaje badufunga none babari mu cyariya muri sala bakoreye iki abari kuri telefone igiye gutya ahubwo bisiko ntange ibintu bya telefone bimuze gutyo ndabishaka kereka nje nawe turamutse twibye twibaradofunga ntago nje bamfunga muri Kigali bagofunga boss wanje yahita azakamfunguza afite amafaranga menshi wibyabende ngo boss waza gufunga ngewe yaza akamfunguza nta bintu bine nukuri ko Imana ngo bagufunguze Imana ngo bamfunguza neza ako kidama soko mu muntu mutima kuko uhagaze uri kuhamara iki ndi kureba nyine ukuntu urimo uracatinga uvuga kuri telefone nyine waruteye apeti ariko mabuja kuba uri kureba muri telefone ugira gutyo uri mu biki ndimo kuganira n'inshuti zanjye WhatsApp mabuja uvuze ibya WhatsApp ukanyibutsa nyine hari abashuti banjye WhatsApp se uvuga gutyo uri kuganira n'abantu bakwandikira ukabasubiza hari abashuti banjye nyine bajya bayikoresha urumva si bajya bakoherezaho n'amafoto ukareba umuntu hari abashuti banjye bajya bayikoresha bafite bakabohereza amafoto y'abantu bambaye ubusa y'abantu bambaye ubusa so mu mabuja nanjye wazabwiye boss akangurira WhatsApp wazamubwiye sakayivugurira ubu nyifite navugisha na Korodine mwavugana nari mvugisha Korodine wo mu wacu sha kandi yari umusirimu ubu afite WhatsApp kuko Korodine urumva Korodine ukuntu yari umusirimu ntabwo yabura WhatsApp najya mubwira nanjye akanyuza udufoto yambaye ubusa so mabuja kugira ngo ikoreshe bigenza gute bisaba kuba ufite telefone n'ibijya mu WhatsApp ubwo nawe nyifite najya muvugisha yego ukanyuza n'udufoto twawe kidama ukajya umenyera ntukamenyere igihe bazaga ariko niba wanyuza udufoto twawe nawe ndakwiye n'ibyo mbazi ibintu bizima n'ukajya uri kumenyera ntabwo ungana nawe
nabazaga ariko mu mbabare mabuja ntabwo urahisha nahinje kukubaza ahubwo niba uri burya genda nyarurire nzanire hano nahinje kukubaza nyine mwariwe ko yasani yawe ubururu cyangwa umutuku genda warurire kuyibonye kuyo mbonye ese mabuja urarisha ikiyiko cyangwa urarisha ikanya ako kidamanuka jya umbaza ibintu bidasobanutse byose ndi byubonye mabuja iyo tuganira mba numva nishimye genda ntukanisha umutwe Kiganiro ryashe Rutwe nakidamaje Rutwe nakidamaje Rutwe nakidamaje nyine wumva ntushyiraho ibiro bya bindi byawe ushyiraho ibiro by'abagabo urabizi neza turi abagabo si byose wowe uza untegeka ibyo nkora mabuja aramutse anyirukanye waza umbwira ngo sinkiye ibiryo by'abasore ahubwo ntabwo yabibonye ko ntabyo abonye nyine abonye isazi kuri hano ariko azi guteka uzashaka kunyirukanisha ariko azi guteka ko bisa neza bisa neza nyine reka mubwire niyo mpamvu ntabwo zasubira mu cyaro ndetse wasubira mu cyaro n'ubu mabuja aramutse anyirukanye namupfukamira nkarira ngashaka uburyo n'ibimyira biza urumva nkajya nzana n'ibimyira reka kuvuga bimira nka turi mukuri niba ugize isesemi si wowe ushonje haguruka utaha utangira kunyagita umvuga iwacu nta kibazo nshatse navuga n'umwanda wo muri toilette uriho isazi nka gutyo gutyo ngabireke haryoye inzara wacino Kidamaje ngo nawe Kidama ibintu bya hano ni sawa akoze Kidama Imana agomagara ntiwanyumvishije ntabwo nirakumisha mabuja wanshakaga se mabuja ako Dama maze kumenyera cyane ntabwo ari kukumenyera ndakura uko uri mubi ni ukuvuga ngo umva mubwire mabuja nyamara usigaye ukunda kumenyera cyane nyine urabona ndi gukoropa muri mabuja umva mabuja reka nkwereke ubundi uba muzima mabu ni ukuvuga ngo umva nkwereke mabuja amva nkubwire reka nkubwire mabuja mbabara nkubwire rimwe basi kora imana ngo shitani mubwira ka hari akantu kawe k'agasurprise mfite hano urumva nanga surprise umva se mabuja mbabarunye warugiye kujugunya kano kantu reka nkakujugunyire mbabarurire ka surprise ka hagati nanga surprise ka ngwino kare kari hano kabitse hano sinzi ufunga amaso ako Kidama sinzi ikibazo mfite wowe mu wawe mabuja yaje wagicucu unafite kwiri hari fata n'ibyaha ibyo kwa hutaye bwe uri mukubiriya cyane ndabaru ibyo kwa vuga none se tugezagaruse sinakiri javuba bumbire hano manje Rutwe nakidamaje kuko twaje Kigali dore uko twabonye kaburimbo gusa biragoye Rutwe nakidamaje kuyiba mutara ivukiyemo rirarasare karenga ntumenye uko bigenda Rutwe nakidamaje wagira inzozi zo guhituramo